Tubifurize ibihe byiza mwe mwese mukunda kudukurikira twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Tubaye ikaze rero nk'ibisanzwe murabizi ko turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo imirwano yongeye kubura hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ni muri Kivu y'Amajyepfo. Tukaba turi kumwe rero n'umunyamakuru wacu uri gukurikirana hafi ibiri kubera muri ibi bice by'umwihariko. Bwana munyamakuru waramutse neza? Nari ndimo mvuga ko imirwano ku munsi w'ejo hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC yongeye kubura, ariko ni imirwano ije ikurikira agahenge 23 yari yashyizeho. Ubundi akagahenge nagahenge kari gafite icyo kavuze kuki ku M23 ndetse na FARDC bahanganye. Akagahenge urebye kari kagendereye kugaragaza ko ari abanyamahoro, kagendereye nyine ko abantu kugaragaza ko M23 itagendereye kurwana cyangwa se ifite imigambi yo gufata uduce, ariko uko wari ubivuze kuva M23 yafata Rucuro ivuga ko iyo bayiteye igomba kwirwanaho kandi ikabakurikirana kugeza ubwo ijya gucecekesha intwaro za cyangwa se aho ubita umwanzi wawe ababyo byabaye cyangwa se byabaye binakomeje kuko n'uyu tuvugana avuga ko kubera ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Hanyuma nagahenge kashyizweho ariko gashyirwaho na M23. Perezida Felix Tshisekedi yatumije inteko ishinga amategeko cyane cyane mu kwiga uburyo ki umujyi wa Goma wafashwe n'izi nyeshyamba wakongerwa mu maboko ya leta. Ibyo nta hantu bihuriye? Ntekereza ko nta hanini bihuriye, ahubwo icyo bivuze nuko Kinshasa nyine byanze bikunze iri ku gitutu ibibazo biriho cyangwa se noneho yabiri kumva icyo bivuze. Abasirikare baguye mu mujyi wa Goma, abaturage kugeza uyu mwanya batangiye kuyoboka M23, ukabona irasatiwe nta gushidikanya ko ariko bishobora kugenda. Abasirikare bacitse morale bitewe n'uko imishahara yabo tuvugana batangiye kumuvumbura, bivugwa ko yari yarabwiye Kinshasa cyangwa se inteko cyangwa abayobozi bandi bagenzi be Kinshasa ko muri Kongo hari abamercenari 2500, ariko byaje kugaragara ko bashobora kuba bari 3000 cyangwa se 2500 kandi buri mahembwa amadolari 8,000. bivuze neza ko hari nka miliyoni zisaga 10 zirenga yaba yiriraga nka 16 zaba zasagukaga akaba ari we uzishyira mu mufuka we. Ibyo byose ni ibintu bijizana amakimbirane hagati yabo bafatanije kuyobora. Rero muri ako kajagari cyangwa se muri urwo ruke hagati y'abayobora barirenga bavuga ko kugera mu 23 bitari kamere nk'ubuki bukavu umujyi nawo ugeramiwe, akaba ayobora inteko akaba ari kubabwira ati uyu munsi ntabwo turavuga ku ntambara ahubwo mureke tuvuge ku birebana nuko twabona amahoro kuko turi gutakaza. Ariko ibyo ngibyo biragoye ko biraza kwemerwa, ariko umuntu yanakwibaza ngo mbese abo parlementaire bo nibabyemera hari aho bayirabyemera, ese ibaye ibyemeye cyangwa se yemeye ko bashyikirana bivuze iki? Ntekereza ko cahier de charge cyangwa se ikayi ukubiyemo ibyo bagomba gusaba nanone bishobora kuremera kuruta ibyo basabaga mbere, bitewe nuko nabo ntibababajwe gake kandi uyu munsi noneho barabona ko bafite imbaraga. Ingabo nyinshi zaguye muri Goma, biravuga ko bariyemerera ko haba haraguyemo ingabo za FARDC muri b'abakomando n'abazalendo basaga 2500 cyangwa se 3. Abasagutse babajyanye ku myitozo muri Rucuro ngo barebe uko babahindura imyumvire. Ubwo umuntu yavuga ko ari nkayo mutobo yabo. Ubona rero ko ari ibintu bitoroshye na busa Kongo yabigeramiwe, nubwo yari yizeye ko abo bafatanije mu ntambara cyangwa se abaje kumutabara bazakomeza kuba bagira uko babigenza bakamuha imbaraga. Ariko Malawi nayo yahise ivuga ko ingabo ziri muri Kongo zitegura kuvayo. Urumva ko Kongo iragenda igana hacurama. Uhise unakomoza ku ngabo za Malawi. Perezida Lazarus Chakwera yafashe umwanzuro ko agomba kuvana ingabo ze muri iki igihugu. Afurika y'Epfo nayo inteko ishinga amategeko irasaba ko ingabo ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nazo zivayo. Felix Tshisekedi aba bantu yitabaje nibamara kuvana ingabo zose urabona koko M23 itazafata Kinshasa? Nicyo bivuze
biraca amarenga ko iyo coordinateur wa AFC Corneille Nangaa avuga bishoboka, cyane ko abanyapolitiki buryo bavuga baba bazi n'icyo bakugiraho. Birashoboka ko mu rwego rwo gukemura ibibazo muri Kongo burundu bashobora kugera na Kinshasa. Bamwe ntitwabyumvaga, ariko kugeza uyu mwanya bisa n'ibyigaragaza, bitewe n'uko nanone wa mugani gukemura ikibazo muri Kivu honyine, ariko Kinshasa anariyo ye mwarwanaga itabyumva. Ntekereza ko n'ubundi babahoza mu ntambara cyangwa se bajya babatera kenshi. Ubwizo mpamvu birasa naho ibyo bavugaga ariko bizagenda kujya Kinshasa. Umutwe wa M23 w'imirwano nyuma y'aka gahenge, y'imirwano yatangiriye muri teritwari ya Karehe, n'imirwano imeze gute uyu munsi? Uyu mwanya nkuko nabikubwiraga bafashanyabibwe ku munsi w'ejo hagana nk'isa 5. Uwo ni centre nayo ikomeye, ariko yari ikirisa naho yari kiri kure. Ubu tuvugana imirwano iri kubera Igatana ni hafi cyane y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, kandi kuva Kavumu nabwo ugera mu mujyi wa Bukavu ni nk'ako kanya. Biravugwa ko hari abarundi benshi, urebye niho bari baremeye, ufatanije birumvikana n'abandi ba FDLR n'abakomando ba Kongo, ariko nyine urumva ko bagenda basubira inyuma. Byashoboka ko nko ku munsi w'ejo weekend n'ubundi hazajya Bukavu yavuyemo. Noneho ubwo ntabwo tuzi niba M23 nanone nahizajya gushyiraho abayobozi, ariko nta gushidikanya niko bizagenda. Ndavuga ibi ngibi mfatiye ku kuba nta ntambara n'imwe M23 yarwanyemo na FARDC kugera kuva batangira bari batsindwa. Rero bisa naho uruca abana. Goma niho hantu hari hakomeye kurusha ahandi, niho hari ibikoresho bikomeye, niho hari abasirikare bakomeye cyane. Rero bisa nibigoye ko baba baratsindiye Goma bakaba batsindwa Bukavu. Twabonye Colonel Alex Rugabisha abanza kwicwa na M23 muri Karehe, ni nako byagenze muri Kivu y'Amajyaruguru, abanza kwica guverineri Peter Chirumwami. Aya ni amarenga yuko President Tshisekedi kuba bari kumuvanamo abakomeye cyangwa se abo yizeraga cyane cyane bazi ibi bice, agomba kwicara ku meza amwe na M23, kwicara hagati ya guverinoma ya Kongo na M23 kugeza uyu mwanya bisa n'ibigoye, nubwo ari byo abantu bari kuvuga. Ariko ntekereza ko ari bwa buryo abantu cyangwa abarwana babeshya ngo amahoro, ariko atariyo, atazaboneka binyuze mu biganiro, azanaboneka akomotse mu muheto. Kuko kugeza uyu mwanya Tshisekedi amagambo yavuze ko atazigera na rimwe aganira n'ibyo bikonoshwa. Ntabwo nzi niba icyo gikonoshwa uyu munsi yiteguye kuganira, ariko banaganiriye ngira ngo bamuhenda, kuko bamaze gushyiraho abayobozi. Bashyizeho abayobozi mu mujyi wa Goma, bashyizeho abayobozi muri Nyiragongo, bashyizeho abayobozi kuri teritwari cyangwa zone ya Masisi. Tshisekedi azaganira avuga ngo iki, ngo muve mu ngemo. Biragoye ngira ngo icyo baganira noneho cyaba ahubwo icyo muri Kinshasa, kuko bamuha abandi banashyira mu butegetsi. Ariko ikigaragara cyo ibiganiro uko bizaba kose M23 izahenda guverinoma, bitewe n'uko burya abantu bari gukirana cyangwa se bari kuganira, ufite imbaraga nyine niwe ugira ijambo. Tugiye muri Kivu y'Amajyaruguru, iyo guverinoma yashyizweho na M23 ni guverinoma ubona ije guhindura iki? Uko byamera kose ni ugushyira mu bikorwa ibyo M23 isanzwe ivuga. Ivuga rero ni ukuzana umutekano, harimo kuzana umutekano urambye muri Kivu zombi. Ubwo ni ukuvuga uwo mutekano ukubiyemo akantu ko kuvuga ngo ni uguhiga bukware, guhana no kugorora umuntu wese ujya imbarutso y'intambara. Ubwo ni ukuvuga ngo abamayimayi, abazalendo bica abavuga ikinyarwanda ariko by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi, icyo ni kimwe. Ariko no guhiga burundu no gucyura FDLR, kuko bivugwa ko ari zo mbarutso z'ibibazo byo muri Kivu. Bikaba binazwi neza ko izo FDLR aribo bagiye bahindura amazina bamaze kubona ko bo bitwa abaterrorist. Nibo bafashe gahunda yo kujya barema imitwe yindi yo mu bana bo mu miryango y'abahutu bemeye guheza inguni, kuko sina bose rwose. Bamara rero ubwo nk'imitwe wumva yitwa za Nyatura, za Pareke, za Pareko, n'abari abazi bitwa bazalendo. Mu by'ukuri usanga abenshi ari abana b'abanyarwanda bakuriyeyo, bavanze n'abake mu banyekongo bemeye guheza inguni, hanyuma bakabaremamo iyo ngengabitekerezo yo kwica abatutsi. Rero
bitewe n'uko M23 kuva kera kose icyo ngicyo kiri mu byarwaniraga birumvikana ko ikibutse wari ukubashaka no kubacyura iwabo mu Rwanda abakoze ibyaha bagahanwa abatarabikoze bakaba abaturage basanzwe bemerewe gutura ahandi hose bashaka ku isi ariko binyuze mu nzira zohereje amategeko hakabamo no kubaka ibikorwa remezo nk'urugero usanga hose nta mihanda ihari n'ubwo icyo gihugu usanga buri gihe kivuga ko u Rwanda rwirwa rukiba ukibaza ukuntu u Rwanda umuntu kwiba yatera imbere kukurusha bikaba ikibazo ibikorwa remezo ubwo no kuvuga ngo amashuri amavuriro imihanda amavomero amashanyarazi ibyo byose ni ibintu utahagera ngo hasange nubwo mu by'ukuri ko ari igihugu gikize ku butunzi kamere bakagaruka ku birebana no kuboneza imiyoborere myiza ubwo aho inzego zubahiriza amategeko kandi abarimu abasirikare bakora imirimo ibahesheje agaciro decent work mbese bahemberwa imirimo bakora ibyo n'ibindi bitandukanye ibyo M23 bivuga ari ukuri ntabwo abo bahembwa imihanda ntayo ubwo ni ukuvuga ngo M23 yabitangiye urundi rugamba rukomeye cyane rwo kubaka rero igihugu ibyo ngibyo ihereye muri Kivu ngira ngo uyu munsi probability cyangwa se amahirwe ahari menshi nuko ibyo M23 yasabaga bigomba kwemerwa noneho kuko kuba uyu munsi inzego z'ubuyobozi zamaze kujyaho ntabwo nzi niba hari umuntu uzaza ngo avuge ngo muveho biragoye n'amahanga ngira ngo afite ibyo avuga ngira ngo bizayagora ariko ntabwo tugomba kwirengagiza ko Felix Tshisekedi yari yashyizeho undi guverineri araza kuyoborana ate n'uwa M23 ubwo umwe azahayobora mu buryo buri virtuel undi ahayobore mu buryo bufatika kuko uwo Tshisekedi yashyize hari gukorera muri Beni mu gihe M23 yashyizeho bari ku kibuga kuri terrain ubwo nyine ntabwo nzi niba uwo Tshisekedi yashyize azajya atanga amabwiriza ku hantu atari icyo umuntu yakwibaza no kubaza ngo mbazajya yatanga ashyirwe mu bikorwa nayo mu 23 yamutsinze ikiriho cyo wenda ni guverinoma nyine birumvikana ko ibigomba gukora ibintu nk'uko yakabaye bikora ariko hari ibintu bitashoboka ntawahamya neza ko uriya guverineri w'umusirikare uri ruguru muri Beni araba atari yahazana n'umutekano noneho ngo ashobore gushyiraho amabwiriza azagenderwaho muri bo uyu guverineri Bahati wa M23 washyizweho muri Kivu y'Amajyaruguru ubundi ni muntu ki uyu mugabo mubona washyizweho ngo abe guverineri aha muri Goma amazina ye bwite ni Bahati Musanga Joseph ariko asanzwe yita Bahati Erasto ni umuhungu w'umugabo witwa Erasto wahoze atuye mu bice by'epfo ya za Kicanga ubwo avuga nyo kuko benshi mu bumva ikinyarwanda cyane cyane wenda batahazi ni umugabo w'imfura warwanye ku miryango y'abatutsi igihe yashakaga gutsembwa n'aba ex-FAR cyangwa bafatanyije na n'interahamwe bageze kuri Kongo yafashije benshi guhungira mu Rwanda bamwe mu bantu bari muri zino nkambo ubona mu Rwanda baramuzi cyane n'abantu bake rero cyane bajya bashobora kwitandukanya n'abo bahuje imiryango cyangwa se bavuka hamwe cyangwa bavuka mu mazu amwe kwitandukanya nabo biba bigoye ni umugabo mu by'ukuri umuntu atatinya kuvuga ko ari imfura yabyaye abo bana barimo uyu Bahati Joseph ndetse n'undi mu general witwa Gacheri mujyamo mwumva bombi biyeguriye kubana nayo mu 23 bitewe nuko nta gushidikanya ko nabo za FDLR zagomba kuba zarabishe amaze igihe rero muri mu 23 birumvikana ko afitiwe icyizere mu bushobozi no mu buryo ndetse no mu minsi yashize yarasanywe na Colonel Castro wapfuye wararokoka ngira ngo ukuboko kwe ni mu bireba nko ku mavideo cyangwa ku mafoto ukuboko kwe kw'iburyo kwaramugaye kwagize ubumuga urumva rero n'umwe mu mpirimbanyi zahirimbaniye ibi bari kugenda bageraho ubwo ntekereza ko ibyo ari byo bike namuvugaho kandi ntekereza ko nabyo atari bikeya mu by'ukuri kuvuka ku muntu wagombaga kuba nawe yagahize abatutsi ariko ntabikore kwemera kwitanga azi neza ko nawe ashobora kuba yakwitwa ubwo ndavuga nka Erasto ariko akemera guhara cyangwa kwihara
kuba barabaye impunzi, bari abantu b'abakungu, ndetse nibutse ko isi yanabaye umutware rwose wa kominote y'imiryango y'abahutu muri ibyo bice by'iwabo hose, agahara ku gaciro n'ibyo bintu byakabaye ishema, akemera kujyana n'abandi mu byaba nk'akababaro. n'uwo nguwo niwe mu ncamake Bahati Musanga Joseph. Visi Guverineri Ngarambe Manzi uriwe mu ntoki. Hari ikintu gitangaje ariko kinashimishije. Uyu Manzi Ngarambe Willy, guverineri ushinzwe ibirebana n'ibibazo bya politiki ndetse n'imiyoborere n'ibyo umuntu yakwita ubutabera, ni umwe mu bana b'impunzi nabo bahunze ubwicanyi bakorerwaga kuva muri 1995 ubwo expire zageragayo. Kuri ni ikintu gishimishije, ubwo noneho ni ukuvuga ngo nabo batangiye kwibona mu buyobozi. Yari n'impunzi yewe hanze y'u Rwanda cyangwa se hanze ya kano karere kuko yabaga Canada. Urumva ko rero niba mu 2023 ikikoze iki ngiki, urumva ko itangiye kuvanga abayobozi, ubwo amoko yose agiye yatangiye kwibonamo, ariko noneho na ba nyir'ubwite. Urumva nka Manzi yarashanzwe n'ubundi ashinzwe urubyiruko rw'impunzi muri diaspora. Urumva rero ko ari kimwe mu nzira zishobora kuba zigiye kutwereka ko ibyo M23 hari yarwaniraga bishobora gutangira kujya mu buryo, bitewe n'uko kera bararwanaga ariko bakajya leta ya Kongo bagirana imishyikirano bakabajyana Kinshasa, bagerayo bakabihera amafaranga ugasanga bibagiwe bene wabo. Ubu tuvugana rero kuba wenda hatangiye kujyamo noneho n'impunzi z'abanyekongo zari zarahunze mu myaka ngira ngo yari imaze kugera muri 30. Urumva ko hari ikintu bivuze gikomeye cyane. Hanyuma M23 yobuye imirwano, hategerejwe inama i Dar es Salaam n'ubundi niyiga ku bibazo by'umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo. Umuntu ntiyavuga ko kuba yamaze gufata kano gace ka Nyabibwe uyu munsi yamaze kwerekeza mu tundi duce hano muri teritwari ya Karehe, intambara sibwo navuga ngo yongeye gutangira bundi bushya hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo avuga ko itangiye bushya, yari isanzwe yo, nuko mu 2023 itarwanaga. Kuko niba warabyumvise Koloneli Alex wahaguye, burya bivugwa ko ari na murumuna wa Masunzu, ushobora kuba bavukana sindabimenya neza cyangwa se wenda ari KNS. Iminsi ishize apfuye nawe urayizi. Rero izo ntare za Sarangwe bigaragara ko n'ubundi zari zihari, ahubwo ari uko intambara zaho ntizivugwa cyane bitewe n'uko abanyamakuru bavuga Ikinyarwanda ngira ngo kibahegereye cyane, ariko zisanzwe ahubwo twakwibaza ngo ese ibiganiro biraza kuba kuri iyi Sabato, abandi bita kuwa gatandatu muri iyi weekend, ahari ziraza kubasubiza inyuma. Ni ikigoye ntabwo ntekereza ko hari umurindi ushobora kuza gusubiza inyuma 2023 bitewe n'uko nyine ibyo barwanira byakomeje kumvikana nubwo byirengagizwa, ahubwo diplomasi yabo yagaragara ko iri kugenda igera imbere bitewe n'uko nka Malawi ngira ngo baraye muri SADC niba bemeye gukuramo ingabo zabo. Urumva ko biraza gutuma Kinshasa igwa yicaye. Reka tugushimire cyane.